hapo. Barabara. Nice. Barabara. Barabara. Iraye. Kafubuya. Daroye. Nyanjaya. Indroye. Barchasaya. ahubwo nyakubahwa chairman, intore z'umuryango zambwiye ngo zijye zikumbura ryajwi ryanyu kugira ngo muzigezeho imigabo n'imigambi, maze hasigaye twivugire ngo anava marche twigendere. Karibu nyakubahwa. Naho ngaho ni ku gipfunsi gusa. Niba abandi navugaga batuvangira batumuye umwuka batuma, ariko ubwo icyo nicyo gisubizo, uritsamura bigahita. Ngo ijana ku ijana ariko ishoboka iti ngo ubwo nta demokarasi ihari. Hari uwo nabajije ejo bundi nabo, ariko abayoborwa na 15% iyo ni demokarasi gute? Hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%, ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40% y'abagombaga gutora. Iyo niyo demokarasi gute se? Abo nimugakangwe na byinshi, bimwe birakangana gusa, ariko buriya harimo n'ubujiji. Murabatumiye ntabwo nirwa nongeraho. Ngororero iwacu twarangije kwandika yanyu gute ngo vi imbere y'igipfunsi. Niwe nta wundi setu. Hari Valeri byamaze gukora hano, ibya setu nanjye ndabizi. 15 dufite guhitamo ibintu bibiri: abadepite abo nabo mu nteko, hanyuma n'uzayobora Repubulika y'u Rwanda. Hari abatajya batwumva rero, batumva u Rwanda, ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira. Biriya twavugaga mbere ngo 100%, hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi. Kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo, ibyo tuzakora tariki 15 ni ibireba u Rwanda, ntabwo bibareba cyane, bireba twe dukora ibitureba. Ubwo guhitamo biragoye koko.
ubwo murakoze cyane, ubwo ni ukungabira, murangabiye, ndabashimiye. Muraho, muraho. Baturage ba Ngororero, murakoze cyane. ubwo murakoze cyane, ubwo ni ukungabira, murangabiye, ndabashimiye. Muraho, murameze neza. Abaturage ba Ngororero n'abandi bavuye ahandi bari hano, nagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza hano kubaramutsa, kubashimira ibyiza byinshi dukorana, twikorera, dukorera igihugu cyacu. Hari Valeri ibyo amaze gukora hano, ibya setu nanjye ndabizi. Ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye. Iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira, ibaramutsa, ndetse irimo kubitura ko mwangabiye. Reka rero nanone mbanzirize kugushimira, usibye mwese uko nabivuze, ndashaka gushimira abayobozi
abanyamiryango imitwe ya politiki iri hano twabwiwe ifatanije na RPF gufatanya ntabwo ari intege nke ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi iteka iyo abantu bashyize hamwe nta gishobora kubananira nibyo muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo bakibwira ko ari uko byabananiye ahubwo ni uko bashyize mu kuri babona ko dufatanije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza bamwe bigakunda abandi ntibikunde ariko iyo abantu bafatanije birakunda byose bikabakundira hanyuma rero twaje hano kugira ngo tujye umugambi ibyo tuzakora itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo nabyo kandi nabyo bifite amateka aganisha aho ngaho ngira ngo byavuzwe no mu 2017 twari hano ndetse na mbere yaho nabwo twaje hano ibyo ni urugendo rwa politiki rwa demokarasi rwo gushyira hamwe ndetse n'iterambere uyu munsi niyo tariki 15 z'ukwezi gutaha ni uguhitamo gukomeza iyo nzira ni uguhitamo n'abayobozi mufatanya iyo nzira tariki 15 dufite guhitamo ibintu bibiri abadepite nabo mu nteko hanyuma n'uzayobora Repubulika y'u Rwanda hari abatajya batwumva rero batumva u Rwanda ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira biriya twavugaga mbere ngo 100% hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo ibyo tuzakora tariki 15 ni ibireba u Rwanda ntabwo bibareba cyane bireba twe dukora ibitureba ngo 100% ariko ishoboka ite ngo ubwo nta demokarasi hari
hari uwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15% iyo ni demokarasi gute? Hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%, ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40% y'abagomba gutora. Iyo niyo demokarasi gute se? Abo nimwakangwe na byinshi, bimwe birakangana gusa, ariko buriya harimo n'ubujiji. ubwo murabatumiye, ntabwo nirwa nongeraho. Rero twe dukomeze inzira yacu, twe tuzi aho tuva, tuzi aho tuvuye, tuzi aho igihugu cyari kiri imyaka 30 ishize. Ibya mbere yaho sinirwa mbivuga, nabyo ntabwo byari byiza na gato. Ni nacyo cyatumye iby'imyaka 30 ishize biba. Ibyo ntabwo nirwa mbisubiramo, twe turareba imbere, birivugira. Turakomeza iyo nzira, twiyubake u Rwanda, Abanyarwanda, ndetse bisa nk'ahandi muri Afurika. Hari igihe twamenyereye ubukene, ko tugomba kuba abakene, ko tugomba kubaho mu mwiryane, ko mbese dutungwa na ba bandi ndetse n'Imana gusa. Ariko burya abo bandi bagutunga, Imana yakuremye yagutunga, ariko njye ndiho ndashakisha hagati aho, kuki baba abandi bakaba Imana gusa, twebwe turi natwe tugomba kwitunga. Ariko hari abandi, hari Imana, bakagera aho bihera, sibyo? U Rwanda rwacu rero, amateka twubatse muri iyi myaka 30 ishize, icyangombwa ni uguhera ku ruhare rwacu. Ntibitubuza kubana n'abandi, ntibitubuza gufashwa n'abandi, ndetse ntibitubuza ko Imana itwibuka, twibuka ko turi abayo. Ariko burya Imana nayo tujye tuyifasha, yibuke ugerageza kuko yaduhaye byose. Yaduhaye amaboko, iduha ubwenge, iduha igihugu cyiza nk'iki, sibye baje bakagicamo ibice, ariko dufite ibintu byiza duheraho. Iyo nzira rero turimo, naho tugana mu myaka 5 iza, turashaka gushimangira iyo myumvire y'imikorere, yo kwikorera, yo kugerageza ibyo dushoboye byose, duhereye no ku byo dufite kandi birahari. Ndetse icya mbere dufite, igihugu gifite, ni mwebwe. Birashaka ngo mube muhari koko, birashaka ngo tube duhari,
bitari inkuru gusa, ibyo ngibyo ibyo aba ari byo dushyira imbere. Hanyuma rero niba imyumvire ari iyo, ubwo guhitamo biragoye koko. reka twihangane tugere ku itariki 15, ibyo nabyo batazabituziza ngo twarihuse. twihangane dutegereze itariki 15, hanyuma dukore akazi kacu tugomba gukora, duheraho dukora ibindi byiza biri imbere. Njye rero nk'umukandida wanyu wa FPR ndetse ushyigikiwe n'indi mitwe ya politiki yavuzwe, ubwo jyewe ndumva icyizere mwampaye, icyizere mbagirira ubwabyo byaratanze igisubizo, si byo? Hanyuma ibyo bavugaga byigeze kuba muri iyi misozi bihungabanya umutekano, buriya nabyo twarafatanije turabikemura tubishyira iruhande. ngira ngo ndetse twabishyize iruhande, tubishyize iruhande ntabwo byagaruka, ntabwo byakongera rwose. N'abakomoka muri ibi bice bamwe ni bake cyane, nk'umwe banza ari umwe cyangwa babiri bajya bagana muri iyo nzira, buriya turabihorera ubwabo ngo bazitsinde. Ibyo simbizi, ariko ibyo nzi ni uko ubwabo urabihorera akaba ari bo bitsinda, utiriwe wangiza imbaraga zawe n'ibindi. Rwose ubumwe bw'igihugu twubaka, dushaka kubaka, twubatse, inzira y'amajyambere tuyirimo, igisigaye ni ugushaka uko twakwihuta gusa kugira ngo ikibazo dufite gishobora kurangiza mu kwezi kumwe kuri imbere cyangwa umwaka umwe uri imbere, byo gutwara amezi 2 cyangwa imyaka 2 birangire muri icyo gihe. N'ibindi byose rero, ibikorwa remezo, amashanyarazi, ari abana kwiga mu mashuri, ari iby'ubuvuzi, ubuzima, ari ibyo guhinga, korora bya kijyambere biduha umusaruro mwiza, bidutunga tukitunga. Ibyo ni byo dushaka, si byo? Ibisigaye ubwo twese naho ngaho ni ku gipfunsi gusa. Ubwo niba abandi navugaga batuvangira, batumuye umwuka, batuma, ariko ubwo icyo nicyo gisubizo, uritsamura bigahita.
rero ndabashimiye ndabakunda nzi ko dukundana byumvikanye neza twese twumvikanye buri wese azi inshingano ye uko mwuzuza izanyu n'abo mutora bagomba kuzuza inshingano zabo uko bikwiye sibyo ntabwo tuzabatenguha nk'uko mutadutenguha hanyuma rero reka mbareke mujye gukora iyindi mirimo amasezerano ni yayandi ubwo kandi tuzanagaruka hanyuma rero za nkumi n'abasore bazi iby'imyidagaduro nababwira icyo nyakubahwa chairman w'umuryango wacu nyakubahwa chairman ubuhamya bwanjye butangira 2016 ubwo nasozaga kwiga amashuri yisumbuye yiga ubuvuzi bw'amatungo narangije kwiga ubuvuzi bw'amatungo iwacu bampa igishoro cy'ibihumbi 25 ntangira kurangura imiti nkagenda manuka mu giturage mvurira abaturage ubwo natangiye kugira formation yo mu gikapu nyakubahwa byari bigoye aho nanyuraga abaturage muri quartier banyitaga wa mukobwa w'intanga ndavuga isa amatungo nyakubahwa chairman wacu byarakomeje igishoro kikomeza kwiyongera ngera ku bihumbi 60 nguramo ingurube ebyiri kuko nari nzi kuzivura narabyize ndatangiye kuzorora zigenda zororoka kubwo kumva impanuro zanyu muhora mudushishikariza kwiteza imbere nk'urubyiruko narazigurishije zose bampa ibihumbi 600 ibyo bihumbi 600 naratinyutse mva kuri ya farumasi yo mu gikapu ndagenda nshinga farumasi ku isantere n'umwana w'umukobwa nakomeje kwiteza imbere nyakubahwa chairman w'umuryango wacu ubwo nakomeje kumva n'impanuro mwatugiraga naje kureba mu gace nari ntuyemo mbona ni agace kabereye ubuhinzi n'ibindi bikorwa by'abaturage naje kubona igishoro kiri kwiyongera ndavuga ati ese ko abaturage duturanye bakunda guhinga bakaba bajya kugura inyongeramusaruro ahandi washaka ukuntu nacuruza inyongeramusaruro naragiye negera intore mwatoje nyakubahwa chairman w'umuryango wacu ndavuga abagoronome b'imirenge n'uturere bangira inama y'uko nabigenza nanjye ndabikurikiza natangiriye ku mifuka 20 inyongeramusaruro ariko ubu ngubu aho bigeze mbasha gupakiza ikamyo nini imwe ya hoho ikaza ikajya imbere y'iwanjye ku muryango nyakubahwa chairman ikapakurura ifumbire ntumva biranshimishije abaturage barahinga bareza igihe cyagenze neza bareza bagasagurira n'amasoko ibyo byose sinari kubigeraho nyakubahwa chairman tudafite ubuyobozi bwiza mubereye umuyobozi warakoze kutwubakira amashuri
abereye buri muturarwanda wese, kuko nari umwana wo mu bakene. Iyo utaza kubaka aya mashuri meza ya 9 years basic education sinari kubasha kwiga, ariko warakoze nyakubahwa. Ngororero dufite byinshi dushima nyakubahwa camani wacu, dufite ibikorwa remezo byinshi mwatugejejeho, dufite amashanyarazi, amazi, ibyo byose n'ibikorwa dukesha umuryango wa RPF Inkotanyi. Nanjye mfite byinshi shima, itaza kuba ari uwe muyobozi washyizeho ihame ry'uburinganire n'iterambere, ugateza umwana imbere w'umukobwa, ntabwo mba mpagaze hano. Ese utagutora yatora nde? Nyakubahwa watubakiye amashuri meza, akarere ka Ngororero abana baho ubu bari kwiga. Iyo utaza kuyubaka, urubyiruko nkanjye ntabwo tuba twarize. Ese utagutora yatora nde? Dufite byinshi dushima nyakubahwa. Nongeye kwishima ubwo wemeraga kutubera umukandida muri manda y'imyaka 5 iri buze imbere. Naravuze ati nyakubahwa agiye kutubera umuyobozi. Ndavuga ati tugiye kuva mu bwiza tujya mu bundi, kuko kumugutora ni ukwiteganyiriza. Navuga byinshi kuko watugejeho byinshi nyakubahwa camani w'umuryango wacu, ukatubera n'umukandida, ariko reka mpinira aha. Ahubwo gahunda ni tariki 15 z'ukwezi kwa 7 tugatora ku gipfunsi, abanyengoro bose tugatora 100%.